yaravuze ngo nzatura muri bo, nzagendera muri bo, kandi Uwiteka niwe Mana nyamana. Ngende mbwira umwami Ahabu yuko uhari, nindangiza se umwuka naguterura nkagushaka nkakubura, urabutawunyikishije ko. Abantu babibonye bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ariko igice cyose kirimo amagambo meza nasomye aranezeza, nashanga mpera aha ngaha ariko tunaganira twese ku magambo y'Imana ari bukurikira. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo, iyo turi mu nzu y'Imana naho kunezererwa, naho twakirira ihumure mu nzu y'Imana. Amen. Munyikirize amen. Mu ntego y'igiterane mumazemo iminsi ivuga ngo Uwiteka niwe Mana. Bivuga ngo hari izindi mana atari Imana nyamana. Dufite rero Uwiteka Imana nyamana. Twabonye imirimo yayo. Hari ijambo mwashingiyeho mutegura igiterane cyangwa mufata intego riboneka hariya mu bami ba mbere ibice byaho 18, niho mwifashishije kugira ngo mubone n'iyi ntego. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo waho wa 39. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga ati Uwiteka niwe Mana. Amen. Haleluya. Mujye mukiza cyane. Haleluya. Abantu babibonye bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ariko igice cyose kirimo amagambo meza nasomye aranezeza, nashanga mpera aha ngaha ariko tunaganira twese ku magambo y'Imana ari bukurikireho. Iki gice nari gusangamo umukozi w'Imana Obadiya, kandi yari nk'umukozi wo kwa Ahabu. Obadiya kandi yubaha Imana, no mu gihe cyashize hari imirimo myiza yarakoze. Aravuga ngo mu gihe Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, Obadiya yagiye afata abagera mu 100 abahisha mu buvumo bubiri, afata 55 abahisha, akabagemurira, akabashyira icyo kurya, akabashyira n'icyo kunywa. Nubwo Yezebeli yarimo yica, ariko Obadiya we yarimo akora n'umurimo mwiza. Amen. Amen. Obadiya rero niyo waje guhura na Eliya. Bahura hashize imyaka 3, inzara ibamereye nabi, imvura Eliya yarayihagaritse kubera ishaka. Aravuga ngo iyi mvura ngiye kuyihagarika kubera agasuzuguro kandi batubaha Imana yanjye, ntizongere kugwa kugeza ubwo bazamenya Imana nyamana. Arayihagarika rero. Nawe ayihagaritse ajya kwihisha, yihisha Ahabu. Ashyiraho abantu b'ingenza bo kumushaka mu gihugu cyose. Bamubuze batanga raporo bavuga ngo wa muhanuzi wahaganitse imvura, inzara ikabitumereye nabi, twamushatse twamubuze. Raporo igerayo bamenya ko yabuze koko. Noneho hashira igihe Imana yo mu ijuru, ya yindi turi kuvuga muri iteraniro, iramwisangira ibwira Eliya, jya kwiyereka Ahabu. Vaho wihishe ugenda umwiyereke. Ariko Imana yashaka kugaragaza ubumana bwayo. Noneho ntabwo ari Imana ikwiye ko abantu bayo bihisha kandi barayihamisha. Va mu buvumo, vaho wihishe, jya kwiyereka Ahabu. Baragushatse barakubura, ariko njye Uwiteka ndagushatse, ndakubonye, genda ujye kumwiyereka. Washyizeho ingenza akakubura, genda witange. Abaragiye, ariko ahura na Obadiya umwami yamutumye Ahabu, aravuga ati genda mu gihugu cyose urebe ahantu habasigaye udusoko, kugira ingamiya zacu amatungo yacu adashira, tubona amazi yo kunywa. Eliya yadukozeho, nimugende mu gihugu. Rero Obadiya yaragiye ahita ahura na Eliya. Arambwira rero, genda ubwire shobuja, yaramuzi ko Eliya ndi hano. Yavuye mu buvumo, yavuye aho yihishe. Abati mumubwire, genda ubwire shobuja, urumva Obadiya, bwira Ahabu ko mpari noneho ndahari. Haleluya.
Haleluya. Arambwira ati rero ukoze Imana niwe databuja Eliya, ni njyewe nimubwire ko mpari. None se wumvise amakuru yanjye y'ibyiza nakoze yuko abahanuzi b'Uwiteka babishe, aho ngiye nkarokora mu ijana nkajya mbahisha, nabyo ntibyanguye neza. None umwami yashyizeho abantu bo gushaka arakubura, urimo uranshuka ngo ngende mbwira umwami Ahabu yuko uhari, nindangiza se umwuka naguterura nkagushaka nkakubura, uraba utawunyikishije ko wagenda umubwire ndaguma hano. Haleluya, haleluya. Imana yari yamutinyuye iramubwira ngo yewe Eliya, ni umunsi wo kubonana na Ahabu. Wayihagaritse adahari, wayihagaritse amugishije inama, ndashaka umuhangana kugira ngo amenye Imana nyamana iba muri bo. Haleluya. Obadi ati wabumbeshe baza bakakubura, najya he ko yanyica nanjye? Oya genda. Rero baje kubonana, Ahabu abonana na Eliya. Ibyaha byawe, Imana usenga, ibyaha wakoze byatumye imvura ihagarara n'inzara iza mu gihugu. None rero hamagara abahanuzi bawe bose, basi aba wemera uhamagara Imana iri bushubirisha umuriro, aba ariyo Mana nyamana. Ntabwo nashase gutindaho, hari magambo nateguye numvise umuka ashaka umutima wanjye shaka kubaganiriza. Izo mana zabo Imana yasuzuguje, zidatanga imvura, zidatanga umwero, izo mana zabo yavugaga ni Imana zibumbwa, ni Imana umurimo w'ababaji, zibazwa, ziracurwa, ariko yacu ni Imana nyamana. Haleluya. Rero nabitinzemo nuko Eliya yageze igera avuga ngo Imana yanjye arayihamagara. Ibyo bakoze isurisha umuriro, abashyiramo amazi, mumeremo amazi, ndayihamagara iramanuka, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana nyamana. Nagira ngo munyemere nsome Yeremiya ibice 10 ko ndashaka gusenga. Twarayibonye Imana, twayibonye mu gitondo n'abana, mama wabo yanyereye muri dushe, twagomba kuzana, sinzi niba atavunitse, size muryamishije nyine hasi, ariko ni bibi ukuntu nabibonye, ni bibi. Mamagara abana bose nuko ndaza, n'ubundi ntacyo ndibashe gukora, sigaho umwana umwe, ndamubwira ngo nibikomere umbwire. Urumva se byoroshye? Yeremiya 10, igice cy'icumi cya Yeremiya. Gusenga bidutarura mu mpagarara, gusenga bitumara umubabaro, gusenga bidukingurira ijuru. Soma igice cy'icumi Yeremiya, ko ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana. Umurongo wa mbere, bigirwamana n'iby'ubusa, Imana rurema niyo ikomeye. Ubona umutwe w'amagambo. Nimwumve ijambo Uwiteka ababwira, wanzu ya Isiraheli we, uko ni ko Uwiteka avuga ati: ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga, kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imigenzo y'abo bantu ni ubusa, kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji akoresha intorezo. Babirimbisha ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse, ntibivuga, bigomba guterurwa uko bitabasha kwigenza. Ntimukabatinye kuko ari ntacyo, ntimukabitinye kuko ari ntacyo bibasha gutwara, ari ikibi ari n'ikiza. Aho mashyira akarongo, ari ikibi ari n'ikiza. Ntawe uhwanye nawe Uwiteka.
urakomeye kandi izina ryawe rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha mwami w'amahanga we? Ko rigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose ntawe uhwanye nawe. Ariko bose ko bangana bameze nk'inka, kandi ni abapfapfa. Ibyigisho by'ibigirwamana ni ibiti gusa. Hari ibibati by'ifeza byavanywe i Tarushishi n'izahabu ivuye Ufurazi, byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Simbuka umurongo w'icumi. Ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Amen. Haleluya. Munyikirize haleluya. Uwiteka niwe Mana nyamana. Izindi zose ntabwo ari Imana. Izindi ziranurwa, izindi zirahekwa, izindi zibinyamitwaro. Hari n'abagerageza kugira ibyo bitwaza bati niyo Mana yanjye, ariko iyo twizeye itura muri twe, igendera muri twe, ivugira muri twe. Yaravuze ngo nzatura muri bo, nzagendera muri bo, kandi Uwiteka niwe Mana nyamana. Abantu bamubonye mu buzima, twaramubonye, tubona Imana ikora imirimo. Nibyo umuyobozi wa gahunda yavugaga. Uriya mukobwa wacu murabizi ko yari yararwaye igufa rikamungwa, agenda mu kagare, ariko turashima Imana nahaguruka atere haleluya. Yitwa Dufite Imana Duse. Nuriya mukobwa, nuri Imana yakijije igufa ryari ryaramunzwe. Iyo tuvuga Imana, tuvuga iyo twabonye, iyo twakozeho. Imana tutabwiwe n'abantu gusa, ahubwo iyo twiboneye tubona Imana mu mirimo. Eliya nawe yarayigaragaje, ati izanyu ntabwo ari Imana nyamana, ariko Uwiteka Imana yo mu ijuru isubirisha umuriro, niyo Mana nyamana. Ibinani y'abantu yo irabikora. Nagira ngo mbabwire ino jambo nasomaga. Yeremiya avuga ngo ibigirwamana ko ari by'ubusa, Imana rurema ari ikomeye. Muzi ko ni igihe hari abantu bagikoresha Imana bambariraho. Izo ni Imana z'ibihe, nabo ni ibiheko, ni sinzi uko nabyita, ngo ibibarinda, ngo ni protection yabo, ngo akangakandinda, kanagahesha umugisha, kanagatuma ncuruza, gatuma mbese numwakira. Mujya bati nagati kumwakira mba nakira. Mbese bararushye, akitanga umugisha n'Imana y'umugisha. Izi ntabwo ari Imana. Hari n'abagize Imana y'inda, nazo zibaho. Iyo mvuze ngo Uwiteka niwe Mana, haba hariho n'izindi zitari Imana nyamana. Niyo mpamvu na Paulo cya gihe ageze ahantu yageze ni mari Matenayi, aravuga ati do narenje kubereka Imana mutasi, mwe musenga izindi Mana. Kino gicaniro ni kiye Mana, ati ni Imana ikora ibinini. Hanyuma iki ngiki ni hanyuma se hano mwasizeho ho niki, ngo ni igitambo cy'Imana itazwe. Iyo ngiyo niyo nza kubabwira rero. Haleluya. Hari Imana zitabana n'abanyamibiri, ahubwo zituye mu mibiri yacu. Hari ahantu badani ngo uretse Imana ngo yasobanura ibyo, ngo ni Imana zidaturanye n'abanyamibiri. Dufite Imana, haleluya, ikorana natwe. Ubwo dukorana nayo turabinginga kudapfusha ubuntu bw'Imana ubusa. Ndabinginze namwe. Nagira ngo nsoreze mu itangiriro ahantu nshaka gusoma Rasheli kako cyangwa 31 cy'itangiriro, umurongo waho ni wa 24. Niho tugiye gusoma. Ndashaka kubaganiriza izo Rasheli yibye, mbese Imana zibwa akazambariraho, ariko hari Imana. Haleluya. Yasuye Labani, niyo dushaka kuvuga muri iteraniro. Amen.
amen. 31 itangiriro umurongo wa 24. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi n'ijoro, iramubwira iti wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. Murayibutse ahandi? Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi. Labani na bene wabo nabo bayamba ku musozi w'Gilayadi. Labani abaza Yakobo ati icyo wakoze icyo ni iki kunyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba? Ntumbwire ngo ngusezeresheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga. Ntukundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu, nabasha kugira icyo mbatwara? Ariko Imana ya so yambwira ijoro iti, haleluya, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose kuko ukumbuye cyane inzu ya so, n'icyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati irya mbere nuko natinye ko wanyaga abakobwa bawe. Irya kabiri, uwo uri bubona n'imana zawe ntazabeho. Imbere ya bene wacu saka icyawe kiri mu byanjye ukijyane. Kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yazashoreke zombi arazibura. Aba mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze bya bigirwamana abishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati ntundakare databuja yuko ntaguhagurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. Sigiye wahera rero, Imana bahisha mu myenda ziragoha. Haleluya! Dufite Imana nyamana. Labani rero muzi amakuru ye n'abakobwa be, muzi Yakobo atendera imyaka myinshi, bamuha Leya bamuha Rasheli, imyaka yamaze yaragiye umukumbi ntacyo amuha na kimwe. Hazi iminsi Imana iha umugisha Yakobo waragiraga amatungo ya Labani. Imana imupangira umugisha, imuha kubyara Labani kugeza ubwo abahungu ba Labani n'abahinduka. Ndabona umutungo wa data warabumaze kandi bamenye ko intama zari nke. Akihagera ahabereye imyaka yahamaze, baragwiza barororoka bagira byinshi, bagira urwunguko. Abonye batangiye kumureba nabi, ibihungu bya Labani bimurebye nabi, rekaze nigendere, abakobwa natendeye Leya na Rasheli kanze mbajyane. Noneho apanga kubajyana atabibwiye papa, natabibwiye se uko nabajyanye. Bajya umugambi, turabonye abahungu ba Labani bandeba nabi, none reka nigendere, urugo nararukoreye. Yewe niyo nabaga ndagiye umukumbi hakagira intama iribwa n'ikirira cyasigaye nagitwara nkamucyadura cyasigaye. Narwanaga ku mukumbi nkakorera runo rugo natendeye imyaka myinshi. Abiye kimwe Labani arabimenya ngo ahita amufatira, ni nko kumugwatira. Imana ya Yakobo, haleluya, isanga Labani iramubwira ngo yewe Labani, ntugire ikibi n'icyiza ukorera Yakobo, mureke. Atayishushanya mu itondo araza. Ese kuki wanyiyimye ugashaka kuntwara abakobwa n'abuzukuru ntabasezeye? Buriya warugiye. Imana riri imena n'amabanga. Warugiye. Nabonye uzangwa nabi, ndeba nabi,
cyo cyatumye ashaka kugenda. Okay, nshimye ko wari ugiye kugenda. Iyo nsezera basi abazukuru nkabasoma nkabakura n'igitaramo cy'indirimbo z'ishimwe z'ibyishimo n'inanga, ariko ntugende gutyo. Akimana yaso yansuye iri joro. Haleluya! Irambwira ngo singira icyo ngutwa. Yahubwiye ngo ntugire icyo ntwa. Noneho nkuganiriza ko gahunda zimeze. Rwose naringiye. Ariko irya mbere niki ntakoze mu rugo rwawe. Hari icyo natwaye se mu rugo rwawe? Ntabwo yarazi ko Imana zasebukwe yari yazitwaye Rasheli. Bese umwana ibi Imana zase. Imana zibwa nazo ntabwo ari Imana. Aranaziba, aranazicarira. Uwiteka niwe Mana nyamana. Haleluya! Rasheli yararahunga abizi ko yazitwaye akatabwiye Yakobo. Bakora umukwabo Isaka riraba. Muhere mu ihema rya Leya. Murye mu rya Rasheli murebe. Murye no muri abandi bose biwe. Bagenda barazibura. Ariko Rasheli akomeza kumera gutya yanga kuvaho. Yazicariye. Yarazicariye, Imana zicarirwa, Imana bakenyereraho ntabwo ari Imana. Tuje kubabwira Imana itanga amahoro. Imana iruhura. Imana ikiza indwara. Niyo yavuganye na Yesaya iramubwira ngo Uwiteka ni ukiza kandi akabigaragaza. Nifite imibiri yacu mu kiganza cyayo. Iyo niyo tuje kuvuga muri riteraniro. Abari hano sejemu n'abandi mwikoranabuhanga babakurikira, ariko turashaka kuvuga Imana ziticarirwa, zidahekwa, zitabazwa, zitari umurimo w'abacuzi. Oya, ahubwo Imana yaremye abacuzi, Imana yaremye ababaji, ntabwo zibazwa. Iyo twizeye ntibaza nticurwa, ahubwo niyo muremyi w'ijuru n'isi. Haleluya! Haleluya! Muyizere, nta yindi Mana iriho uretse yaremye ijuru n'isi. Izo ntabwo zaremye ijuru n'isi. Iyo niyo twizeye. Rero Rasheli aravuga ati rwose kuba nabahagurukiye ntimugire ngo ni ikindi, ahubwo nuko ni muri gahunda y'ukwezi Imana bajya guturanya niyo gahunda. Izo nazo si Imana, izo bambariraho si Imana. Tuje kubabwira Imana nyamana. Nagira ngo mbahendahende abayibonye mwese ni muyinambeho, abifite mwishingikirizaho ni mubikureho. Nta kindi cyo kwishingikirizwaho uretse Imana yaremye ijuru n'isi. Iyibwiye Mose kamubwira izina ryayo, iyo niyo tuvuga muri riterana. Izindi zigira amaso ntizireba, zigira amatwi ntabwo zumva. Kansoreze kuri iri jambo Yesaya ibice 46 bitadusenga Imana. Imana ifite ibigwi byinshi mu buzima bwacu, ntabwo tuzayivaho. Imana yo mu ijuru ntabwo ari Imana yo muri Isirayeli, ni Imana yo mu ijuru. Kuko hari bati kimusenga Imana ya Isirayeli, kimudasenga y'u Rwanda, kimudasenga yindi bihugu. Turavuga Imana yo mu ijuru. Kuko na Isirayeli hari ijambo rivuga ngo Imana ishimwe kuruta urugabano rwa Isirayeli. Ntago bigarukiye hariya ni Imana y'impera z'isi. Niko Imana ivuga, ni Imana y'impera z'isi. Dusome Yesaya ibice 46 umurongo wa mbere. Nashatse kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana gusa, izindi si Imana. Imana isurisha umuriro niyo Mana nyamana. Dusome umurongo wa mbere. Hari yitwa Beri, Beri irunama, Nebo irubama, ibishushanyo byazo babihekesha inyamaswa n'amatungo, ibintu mwahekeshaga mukabirambagiza
none bihindutse imitwaro ivuna amatungo arushye. Ibyo bigirwamana birunama bikubamira hamwe, byananiye kwiyaka imitwaro irushya, ndetse nabyo ubwabyo byajyanyweho iminyago. Nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse mu nzu ya Isiraheli mwese, abona hetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, nijye waremye, nijye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mwampwanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Nagira ngo duse nk'abajya ku iteraniro ryacu, tuba dufite nini turi bujyemo. Imana yagiye isuzuguza izindi mana mu kanwa k'abahanuzi. Yesaya we 56 avuga ibyitwa bya Beli, byari bigirwamana na Nebo, byose birubama, ngo imvura iguye barabyanura, bakabihekesha amatungo, nabyo bikaba imitwaro irushye, ntibasha no kwiyakura mu ruho. Ariko Imana yacu niyo yaduhetse. Haleluya. Niyo yaduteruye, iracyaduheka. Imana yacu niyiheka, izindi baraziheka. Imvura iguye barazanura, ntizibasha kwikuraho ziri, mbese bazishimangiza n'imisuma. Ariko iyo twizeye iraduhetse ku mugongo wawe. Burya abahanga barambwiye ngo burya ngo mpamvu Imana yeretse Mose umugongo, yajya mubwira ngo Mose nugiheka abananiwe. Izindi baraziheka, izindi barazanura, bazishyira ku ngamiya, bakazigira zikaba nk'imitwaro. Ni Imana z'inyamitwaro, aki yacu itwikorera n'imitwaro. Uwiteka niwe Mana, nta yindi muzabona, nta izaza. Muri Gice 56 ihera mu itangiriro ikavuga n'ibitarakorwa. Yigiza hafi agakiza ku bwa Siyoni. Mwamushushanya nande bahwana, yasa nande Uwiteka? Ni ikihe gishushanyo yasa nacyo? Oya, iyo mwijuru, iyo twizeye, ntigira ikindi wayisanisha. Nihera mu itangiriro ikavuga iherezo. Nagira ngo twinginge Imana dusenge. Abari muri literaniro, nizeye ko mutakigenda muri za ngeso z'abatazi Imana nyamana. Zimwe bambariraho bakamuhesha umugisha, bakamugenza gutya, kamurinda, barababeshye. Abambara impigi barababeshye. Uwiteka niwe murinzi wacu. Zaburi 107 arana bavuga ngo yohereze ijambo rye akadukiza indwara, ikadukiza no kwinjira mu mva zacu. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ajya yohereza ijambo rye. Muri Zaburi 107 yohereza ijambo rye rigakiza n'indwara, kandi rikadukiza no kwinjira mu mva zacu. Ndabizi ko ntakurama kutabaho, mbese guhoraho, ntakurama guhoraho. Ariko Imana yajya uyibona ijambo ryayo rinkijije kwinjira mu mva vuba, rinkijije n'indwara. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, mumwizere mumwemere, nuwo kwizerwa. Nibyo atarakora azabikora, kandi naho atabikora azahora yitwa Imana. Dusenge Imana. Muri iteraniro hari umuntu wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Tumusengere abo umuragwa w'ubugingo hamwe natwe. Imirimo yo twarayibonye, twabonye Imana ikiza indwara zananiranye, twabonye Imana ikora ibyananiranye. Amaboko yayo si magufi, turacyayibona n'ubu, n'uburinzi bwayo turacyabona. Yohereza n'ijambo ryayo rikadukiza indwara izananiranye, n'amagufa n'amakanseri arakira, yewe n'ibirwara biremereye. N'Imana ikiza indwara zose.
nagira ngo twinginge Imana. Ese waba waratanye ukajya gushakira Imana aho itaba? Hari abajya mu bapfumu kabati byagufasha. Biratangaje avuga amagambo nk'aya muri iteraniro, ariko nabonye n'abitirirwa uyu mwami twizeye Yesu. Hari ahantu twahuriye ahantu muri za Mbogo hakera hejuru Remera, duhura nawe kandi ari umuntu usenga. Duhura hagati y'ahantu habaga umupfumu. Ngiye mu ivugabutumwa, arambaza ngo ugere intasi. Nanjye ndahagera. Wese ko wahageze? Ngo yarateze igare atwaye n'ituro ry'inzoga. Umupfumu bamuturaga inzoga kugira ngo ubone umubonano, ubone audience, ubone kwakirwa. Bazanaga ituro nta kwinjira. Hari n'abasaba inkoko, tuzane ibara rimwe, tuzane ihembe, mbese uzane ihene imeze itya, mbese uzane ibimeze gutya. Abantu benshi bararushye, ariko Imana niyo yabaruhura. Naramubonye n'utu yaduhura. Hari n'abantu bayobotse. Hano ugeze kuzi iwacu azana ingufuri, tinyarinje gufungura ingufuri byari bifunze byose, hano biraba bifungutse. Ndamureba nsanga akorana n'abapfumu guta gukorana n'Imana. Turabizi ko abahanuzi Imana ihamagara kabakoresha n'ibintu nk'ibyo, ariko murebye nuko yitwara sanga n'umupfumu. Ndababwira ati genda n'ibishaka bizakomeze byifunge. Nimutaba amaso murahura nabo, babakorewe ubufindo, bababwira ibyo muziyuhagira, bababwira amavuta bazabasiga. Barababeshye. Mbese kurota ndi mu isoko ry'Inyarugenge, ndi kwigisha mu isoko ryabo kuri bya ndi basiga amavuta. Mwasanga nawe mwarayafashe, komeze mufateho. Ariko ntabwo ari byo. Shingiye ku byo nahishuriwe si byo. Nabonye mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana ibice 20 sinibuka, avuga ngo nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Ari ndi mu isoko ndi kwigisha, nanamije ndi mu nzozi, ndi kurwanya abasiga abantu amavuta. Navuga ngo nyamara twebweho twasizwe n'uwera kandi tuzi byose. Ngo abasizwe n'abantu bamenya bike, ariko abasizwe n'uwera tuzi byose. Ndi mu isoko mu byumve mwabaririmba, abasizwe n'uwera bazi byose. Mbese wakumva muri iri jambo mvuze ndi kurwanya abayasiga, ariko sinibagiwe ko umukozi w'Imana Elisa n'abandi bakozi b'Imana yafataga umunyu akamenamo ibintu bya shariya bigace. Simyibagiwe, UWITEKA yamishuriye uwo mugambi. Abasizwe n'abantu mumenya bike, ariko abasizwe n'uwera tumenya byose. Senga Imana ni Imana itagira icyo yitwaza ngo ukize abantu. Ntabwo ikeneye amavuta, ntabwo ikeneye ingufuri ngo gufungure kunda yawe kunda ubyare. Imana ni ifungura rubyaro. Yavuze ngo utera ubugumba nanjye utera kubyara. Rero bafunguza ingufuri bashakira 15. Hari Imana nyamana ifite umwandu w'abana bo mu ijuru, yitanga ibibondo. Yewe nubwo waba urwaye umutwe kajana, ibyo bagukora bose nta cyagenda. Nasomye ijambo ry'Imana mu migani irambwira ngo ngwiyobora ubwenge bw'abami nk'uyobora amazi mu migende. Mujye muhamagara iyo ngiyo. Nubona nibidatunganye mu muntu wawe, ubwonko butari ku murongo, uzavuge ngo iyobora intekerezo z'abami ikaziyobora nk'amazi agenda mu mugende, yatunganya n'intekerezo z'uwanjye. Iyo ni Imana nyamana. Tuye gusenga Imana. Imana bahisha zigahishwa. Iyo Rasheli yahishije bakayisaka, bakabura Imana z'insakano bakajya kuzisaka ntiyigaragaza hiri. Yo si Imana. Dufite Imana nyamana. Iyo Mana mwumva ukuntu Rabani yari yanavangiwe.
iyamusuye nijoro ikamuganiriza ngo ntugire icyiza cyangwa ikibi ugirire Yakobo, kuko atayiyobotse akajya kureklama cyangwa akajya kubati mwanza n'imana zanjye mwazibye, nshimye gutwaye abakobwa twaye n'abuzukuru, imana zanjye zo ziri he? Kuko atatekereje yamusuye nijoro iyamukangaye. Muzirikane ibakangara, muzirikane ivuga natwe mu ijoro. Ziriya ntabwo zivuga nijoro, aho uyisize n'uyisanga ntibasha kugenda, ntihumurirwa, ntireba, ifite amatwi ntiyumva. Ariko iyo Yakobo yizeye isura Labani nijoro iramubwira ngo ntugire icyo mutwara, murekure ntumugwatire. Imana igituburanira iciye no mu nzozi. Ziriya ntabwo zakuburanira, ziriya ntabwo zakuvugira, ariko iyo twizeye ivugira Yakobo kwa Labani iramubwira ngo ntugire icyo mutwara. Senga Imana muhumure, izajya ibavugira. Iyo twizeye iravuga. Isura abami nijoro, iyo niyasuye umwami w'igerari ngo arekure Sara, iramusura nijoro iramubwira ati ntuwegere Sara, ntumukoreho. Uyu nguyu Sara ntabwo ari umukobwa, uyu ni umugore, kandi umugabo we ni umuhanuzi. Murekurira umugore, numurekura ubwami bwawe buragubwa neza, nutabikora ubwami bwawe ndaburimbura. Imana yari imusuye mu nzozi, aho Aburahamu atabasha kwivugira. Iyo mu ijuru iyo twizeye igituvugira, igashaka abami ikabagenderera, nta muhanuzi wajyayo. Oya, ica mu nzozi, niyo muhanuzi mukuru. Iramugenderera iramubwira ngo rekura Sara, iramubwira ngo kandi nubwo bashonje. Icyo bivuze barantu basuhutse kubera inzara. Yaba ngo nubwo warabasuhuke, uri Aburahamu ni umuhanuzi wanjye kandi yagusabira kurama. Mpanure wari muri teraniro, mwahanura ariko mushonje, mwasaba n'uburame kandi namwe mubukeneye, mwasengera abantu ukabasabira amazu kandi ntayugira, wasengera abantu ntimukagushwe nuko Imana yabakoresheje mukaba ntacyo murageraho. Aburahamu yarimo ahanura uburame kandi inzara ivugiriza. Imana irabazi izina abashonje muri iteraniro, irabaza abahanuzi bayo bafite n'inzara. Iravuga ngo Aburahamu wanjye yagusabira uburame, murekurira umugore. Rero Imana ikora no ku ngingo ikomeye, ikora ku ngingo y'ubwami no kurama. Ubwami bwawe ndabukuraho nutamurekura, ariko numurekura urahabwa n'uburame. Kuko Imana itavuze ngo urahabwa amafaranga, urahabwa inka, urahabwa imirima, urahabwa ibyuzi. Oya, yavuze igikomeye abami badatunze ni uburame. Urashobora gusaba uburame muri iteraniro, ushobora gusaba gukira kw'indwara kandi ndwaye, nkuko Pawulo yagiraga ijisho rininda kandi bamukoze igitambaro abarwayi bagakira, bakajya bamucunga, yamucunga mbikoze na nabi wacu ni kuri bakozaho gutya, ndakoza ku murwayi kandi we ikijisho kiri kuninda. Hano abantu badusengeye kandi nabo bafite ibibazo. Umusuzuga abahanuzi b'Uwiteka. Yego wateye imbere ariko ntiyateye imbere, ariko nawe abahanuzi ntimwihebe. Imana iratuzi, yamenye Aburahamu wazereranye amasezerano, arayasuhukana wayazererana. Ariko Imana ni Imana nyamana. Yari muzi ko ashonje ako yasaba n'uburame, yarazi ko yabeshye ko umugore ari umushyikiwe kandi ari umugore we, ariko yari muzi ko ari uwayo. Dusenga Imana. Haleluya. Birashoboka ko byakugora kandi Imana igukoresha. Ubwo rero nciye iteka ntimukajye mucika intege, iratuzi. Ubwo Umwami Yesu ankunda n'amahoro, niragije Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka we. Ninde uri muri teraniro utarakira Yesu
nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Tumusengere. Zamura ikiganza musengere. Mu iteraniro rya mbere hari wataye inzira y'agakiza ngo tumusengere. Muzamure ndebe. Mwese murakijijwe? Ntabataye Imana? Ntabagene muri za ngeso zo gushaka Imana itari Imana nyamana? Ndabona ntabo. Ariko irondora imitima ikayimenya, ikomeze bagenderere. Dusenga Imana. Yesu ukeneye kongera kwizera Imana nyamana, ni Imana yo kwizerwa. Naho wananirwa ntinanirwa, kandi izaguheka. Si nk'Imana zihekwa, si nk'Imana zimurwa, ni itugendesha, ni itujya imbere. Ahataringaniye ikaharinganiza. Tugijuru dusenga Imana, dufatanye dusaba Imana imbaraga kugira ngo ariko uwihana afata akanya yihane. Tumusengere Imana. Twumvise ko izindi zirimurwa, izindi bazihisha mu myambaro, izindi zimeze gutyo, ariko Yeremiya avuga ngo 10:10 Uwiteka ni Imana nyamana. Izindi ziranurwa yacu ahubwo ni tubambye amahema. Izindi bazimukana bakazisaka, ariko yacu irakangara. Yakangara nkuko yakangaye umwami w'Igerari, nkuko yakangaye Labani. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye. Turagushimiye ko ari wowe Mana wenyine gusa. Nta yindi Mana nimwe ishobora kubangikanywa nawe. Ibyo abantu bita Imana nibyo bikoreye n'amaboko yabo. Ni imishinga na initiative bakuye mu bitekerezo wabahaye. Ariko abantu n'abanyantege y'Imana, nubagiriye neza ubaha imbaraga kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'ubwo buriganya bwa Satani. Abatsinzwe bose mwami n'iri jambo nubagenderere. Ijambo ryawe uriherekeshe ibitangaza n'ibimenyetso kugira ngo abantu babashe guhinduka rwose bagize imitima misha. Turagushimiye ko uyu munsi ubana natwe muri gahunda zose, kandi ukabikorera kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Urakoze kutwumvise kandi witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusaba ku bwa Yesu umwami n'umukiza wacu. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu.